ndabe mesa pe mpaka kile jao watote kumusla na mumwe wanchika kule walarenze pe na mungu ambaye baye kwa jena ali tole iliwe mote yasha sankoro ingi nisiga igezweho ariko yasite naye betse kwibana mukobwa urayibona umungu yambaye pe ibituze bita amatuza nkaho yafite noneho ahitagaragara neza ni kwimfite ibaba n'ikivubi n'ikivubi ariko iyi ngiyi ni sawa ariko isitira yo sinzi hanze n'umugande nibonye pe arahita kwemera nayo muri kayisito yifite ngenyine napfa kuba nyakuna gashyira upfa kuba uzagura iyawe ntacyo ndarishyiraho anisoni anyemera we umuganda wayibonye mu Rwanda umva iyo wanze yo wihimbiye pe oya ni yo mbere ufite inangaha ujya byumve ko ari ngifite gabundi wowe video wari mu tuntu twose mu dusitire ubwo rero nukambara urahita urenzaho kanoga hajya bakita agakishane ako ni akajingi nimba mu Kigali akajingi wera ubundi tepfira mu Rwabayanga nacyo ndabyemera naje gutwi urabona iyo nkambaye bitamiruka nyine umuntu Mr. Ngukuri ko nimba naguha kiss mwana kiss ndumva se kubyo mabisi bo reba sha no karenza kwa kwisankoro ubona kuri nyamute kimezaje ko ngusha nibabara shama ubwere rero ukambare ariko ubushishi ndakubwegeranya nyinshi pe hanga niyo wanje rero n'umwana n'ibera nyine geto kasi kandi Driet. Karan. Yakunze na byabishyitsi mushyitsi yicareho. Ndabona wanasikiye imyenda se ya mama wawe wambaye. Zigezweho. Zigezweho. Agana hano muri karitsiye. Ni ugasitiri hano nyine nuko nabiri. Nibona se no. Ndajyana. Kutako kajingi se nyine aho ndi umusore mwiza uri kirimbi yose. Namiya nuko nguko nibyo bigezweho by'ubu ngubu.